Imana iki nicyo gihe cyo gutabarwa. Umuntu wakoreye Imana akayubahisha akavuga ngo Mana nzakunambaho mu mvura nkunambeho mu nzara nkunambeho nambaye ubusa nakenye nkunambeho ndi umushomeri mfite akazi mu nkunambeho. Urumva uwo nguwo Imana ije kumuhamya muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndahanuye n'ukuri ko Imana ije guhamya umuntu wubasha Imana, ije guhamya umuntu yabo wowe dukurikira mu bihugu byo hanze. Ndagira nkubwire ngo Imana ije kuguhamya ufite uburwayi bwananiranye, ariko ndagira nkubwire Imana ije kugukiza. Uvuga ngo Imana ije gushira ku karubanda ibyishyize hejuru. Igihe kirageze ngo ibyakorewe mu bwihisho bijya hagaragara. Igihe kirageze ngo ibyakorewe mu byihisho biha abanyarwandakazi ibyo mukorera mu bwihisho Imana ije kubagaragaza ibyo mwaeletangonesta ubwo businzi bwanyu ubwo busambani bwanyu ubwo burozi bwanyu Imana ije kubashyira ku karubanda. Tangone kitastebona ndagira nkubwira ngo Uwiteka yavuganye nanjye yambwiye ngo nukuraje gushyira hagaragara abantu n'abatinganye mwe Imana ije kubashyira hagaragara, n'abapasiteri mwe n'abatinganye Imana ije kubashyira hagaragara. Nicyo gihe nekitangone monesta abavuga butumwa babatinganye abahanuzi babatinganye Imana ije kubashyira hagaragara. Nukuri ko yamamagaye. Igihe kirageze Imana igeze mu nzego zose, igeze muri mwewe mucuruzi ibibuno mwongerera abantu amatayi. Mwafashe Bibiliya murayigoreka mwafashe Bibiliya murayigoreka musiga amabyi, mufata umwanda musiga Bibiliya. Nicyo gihe ngo Imana izibasiga amabyi. Imana igeze ibwira Habu iramuga ngo Habu we ngo nzaheha umuryango wawe nkuheha umwanda nkuheha amabyi. Reka nyavuge kuri kamera ndayavuze. Urumva nzaheha umwanda. Imana nukuri yarabikoze. Niyo mpamvu Imana nawe ije kugusiga amabyi. Amabyi wasize ijambo ry'Imana wamuvuga butumwa Imana igihe kirageze ngo igusiga amabyi. Iganya bwanyu icyo umwana w'umuntu yiremeye nicyo kigiye kumwica. Ndi kuvuga ibintu bikomeye cyane, ntabwo narimerutse kuri kamera. Icyo umwana w'umuntu yiremeye nicyo kigiye kumurimbura. Netangi nemo na kitastebanias ngajya ngo netuzahanura nzahanura. Uwe nta muntu usigira muza guhanura kuko ntabwo nahamagawe n'abantu. Haleluya haleluya. Imana yacu nishimwe. Banyabyaha nimwihane. Abwishima hejuru ngo icyo mwatinyaga kibagezeho. Ibyo mwatinyaga abanyarwandakazi kibagezeho n'ukuri. Ibyo mwatinyaga bibagezeho kuko mwanze gukorera Imana, mwanga kuvugira Imana, mwanga guhamya Imana. Kandi Uwiteka amanukiye gukora ibikomeye mu Rwanda. Aje guhesha icyubahiro umuntu wamuhesheje icyubahiro. Aje nekitandore bonesta. Aje gukomeza umuntu wamukomeyeho. Nekitastebo. Aje kugendana n'umuntu wagendanye nawe. Aje kuvugana n'umuntu wavuganye nayo. Heletandaginestabo. Aje kwambara n'umuntu wakomeje kwambara. Helestebonesi. Imana ije guheka umuntu wakomeje guheka umwana. Let's mwumva ubutumwa Imana impaye. Uhanura mu by'ukuri akomeza hanure, ubeshya nawe akomeza abeshya kuko igihe cye kirarangiye. Hano kuri YouTube reka mbihanure, kandi hari ibintu byinshi nagiye mpanura. Ndeka mbabwire igihe cyo kubeshya hano kuri YouTube kirarangiye, igihe cyo gukina prank kirarangiye. Uzajya ukina indwara ikomeye uhita upfa. Imana yabihanganiye kenshi cyane, irabihanganira ariko Uwiteka araje. Igihe amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikira ku Muremyi TV. Imana ibahumurisha kandi Imana ibarinde. Turabakunda cyane. Imana ibakomeze mwebwe abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Turabashuje cyane. Imana ibakomeze kandi ibarinde. Ngaho mudukurikiye ku Muremyi TV mukanda subscribe, comment kugira ngo mujye mubona notification na video zacu dukora igihe cyose. Mu gihe mwazikunze mukore subscribe. Turakunda rero namwe abo muri diaspora, muri Amerika, i Burayi, Canada, mwese turabakunda mu mahanga. Ngaho mudukurikire namwe bari muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi na Congo. Turabakunda cyane. Imana ibahumugisha. Ngaho rero dufite muri uyu mwanya umukozi w'Imana, umutumirwa, umukozi w'Imana
ufite amavuta Imana yahaye umugisha, Imana yaturanyije. Reka tumwakire mu izina rya Yesu muri uyu mwanya tugiye kumvamo ijambo ry'Imana uko Imana ibishaka. Yesu nashimwe, mukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe. Mumeze muti? Ndashima Imana. Iminsi myinshi cyane kuri izi kamera zacu Umuremyi. Ntabwo nari mperutse kuri kamera. Ndi gusenga. Uri gusenga? Yego. Uri gusengera iki? Umurimo w'Imana. Jewe narabibabwiye ndi umuntu w'abantu. Ntabwo niko biri navuga ngo ntabwo turabacu ngo twigenge. Yego. None se nakubaza ngo muri iyi minsi uri kubona abakozi b'Imana, hari ikibazo gihari, umukozi w'Imana ari kuba ari umukozi w'Imana ariko ukamubona kuri kamera avuga iby'Imana, ahanura, mbese afite amavuta, ariko wajya inyuma y'amarido mu buzima bwe ugasanga ari mbese imbuto ze ntago zera, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Biri guterwa n'iki? Twarabivuze kenshi ko Imana ije gutwikurura, kandi ikindi buriya hari umunyarwanda yavuze ngo ntabwo umurima w'ubunyobwa bajya bawihishamo. Ni kenshi cyane ibisambo by'abavugabutumwa n'abapasiteri byihisha mu murima w'Imana. Niyo mpamvu hari n'undi nawe bafunze nzi umupasitori. Ni pasiteri wa Zerefati. Yafunzwe n'umugore we azira iki? Guteka umutwe nka bimwe bya Yongwe. Urumva rero ntabwo mu murimo w'Imana bahihisha. Imana yabihanganiye kenshi, barasambana, barasinda, bariba, bagira gute, ariko ntabwo mu murimo w'Imana ntabwo bahihisha, ntabwo bahatobera ibyo babonye. Niyo mpamvu Imana iri gutwikurura. Mwari mwaboneye iki se ahubwo? Narabwiye ngo nyuma yo gutwikurira wo mu nzu y'Imana izazitwikurure na bano bayobozi b'igihugu. Iyo mvuze abayobozi b'igihugu, hari abantu bagiye bajya imfashanyo z'abana b'imfubyi, abaminisitiri bagiye bajya ruswa, abayobozi bamwe mu nzego zitandukanye bagiye bajya amaruswa. Imana igiye kubatwikurura, amagereza agiye kurangara mere gutya. Niko Imana ikora, ije gushyira umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Riravuga ngo urabikora nkakwihorera ukibwira ko mpanye nawe, ariko umunsi umwe nzabishyira imbere yawe byose uko bikurikirana. Haleluya. Imana ishimwe. Iyi Mana rero yanga agasuzuguro, nta nubwo izigera yanga agasuzuguro, ikunda agasuzuguro. Rero niba muri kukubwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. N'igihe kirageze ngo Imana ikoresha iby'ubutwari abana b'Imana, ariko igihe kirageze ngo umunyabyaha abone ibihano bikwiriye. Kandi icyo si cyo gihano Imana iteganyirije abanyabyaha. Urumva uko Bibiliya hano ivuga, narayinjiramo ariko ndagira ngo twinjire muri iri jambo. Urumva Bibiliya yavuze ngo hano abakiranutsi bazatura mu isi kandi intungane zizahaguma, ariko inkozi z'ibibi zizacibwa mu isi kandi abariganya bazayirandurwamo. Numvise? Yego. Abakiranutsi, Imana ije guha umukiranutsi hano ku isi, umugisha hano ku isi. Umuntu wubashye Imana, iki ni cyo gihe cyo gutabarwa. Umuntu wakoreye Imana akayubahisha, akavuga ngo Mana nzakunambaho, mu mvura nkunambeho, mu nzara nkunambeho, nambaye ubusa nakenye nkunambeho, ndi umushomeri mfite akazi mu nkunambeho. Urumva? Uwo nguwo Imana ije kumuhamya muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndahanuye n'ukuri kw'Imana. Imana ije guhamya umuntu wubashye Imana, ije guhamya umuntu yaba wowe udukurikira uri mu bihugu byo hanze. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije kuguhamya. Ufite uburwayi bwananiranye, ariko ndagira ngo nkubwire Imana ije kugukiza. Barakuroze inyatsi zakubanye nyinshi, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije kugira ute, ije kugutabara. La tangone kita ste boneta. Takita ngone sta la boneance. Imana ishimwe cyane. Ngo umukiranutsi azahama mu isi. Umukiranutsi
azanezerwa hano mu isi. Reka mubwire, nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi ku mukiranuka, ariko Uwiteka ajya afata ku mugisha we akagerera iki? Umuntu wababajwe wese, igihe kirageze ngo Imana ije imwishyurize. Reka mbikubwire neza, Imana yatabaye Yobu arangije, urumva, Yobu arangije arababara, ariko ku munsi wa nyuma Imana ihita ituma ku bantu bahemukiye Yobu. Imana ishimwe cyane, ibatuma iravuga ngo mugende mwicikiro, icikiro ugishyire umwana wanjye mwavuze nabi. Imana ije gucikira abantu bavuze nabi abana b'Imana. Nekitangone stalabone kitalabonians. Imana ishimwe cyane. Imana ije gucikira. Mwasuzuguye abana b'Imana ngo ni abakene, mwasuzuguye abana b'Imana murabakandamiza, ariko Imana ije kwishyuriza. Imana ishimwe cyane. Kadusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, uri Imana ishoboye byose, uri rubasha nawera nkawe, niwe uduhaye umwanya ngo tuvuge ubutumwa. Mwami Imana, ubutumwa bwawe burera kandi burakiranuka. Enesta ngine mone kita stebneance. Uyu mwanya nejejwe no kuba imbere yawe. Ngwino Data wa twese unkomeze kunyobora. Simvuga ari ngewe, ahubwo nyobora nyaguhora ku ngoma. Leta ngine mo kita stebneance. Ndasenze cyane Mwami, uri rukungotesha imbaraga zawe. Ntaba ari njye uvuga, ahubwo ari uvuga mu izina Yesu Kristo. Amen. Nindi mvuga ngo Imana ije gushira ku karubanda ibyishyize hejuru. Igihe kirageze ngo ibyakorewe mu bwihisho bijya hagaragara. Igihe kirageze ngo ibyakoreye mu byihisho biha Abanyarwandakazi, ibyo mukorera mu bwihisho Imana ije kubagaragaza. Ibyo mwaeletangonesta, ubwo businzi bwanyu, ubwo busambani bwanyu, ubwo burozi bwanyu, Imana ije kubashyira ku karubanda. Bibiliya iravuze ngo uwera yere nekitangonesta, ukora ibyaha n'abakomeza abikore. Kandi wasenga agasenga kabiri, wasenga rimwe, asenga kabiri, wasenga gatatu, asenga kane. Igihe kirageze ngo Imana igaragaze ukijijwe ninde. Imana ije gutoranya urukungu mu masaka. Leta ngone kitastebanians. Niyo mpamvu mugiye kubona abantu bafungwa. Leta nginestebanians. Ushobora kwibwira ngo utari mu Rwanda nekitangone. Ndagira ngo mbabwire ni kenshi cyane twabwirije ubutumwa bwiza, tubwira abantu ngo bihane, tubwira abantu ngo bareke ubugome bw'isi, ariko baranze. Igihe kirageze ngo Uwiteka aze yigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda. Iki nicyo gihe, nicyo gihe wambuza guhanura, utambuza. Iki nicyo gihe ngewe nzahanura paka mpfuye, kuko nzi ko umwuka w'Imana atuye muri nge. Nekitalabonesta, narahamagawe. Yobu yaravuze ngo nsinzigera, haleluya, niyambura iki, niyambura ukuri, niyambura gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Ese mukristo wowe wiyambuye gukiranuka, wiyambuye ukuri kw'Imana, uri kuvuga ibinyoma, ibyo nibyo binezereje wowe? Tangone kitastebone. Ndagira ngo mbwira ngo Uwiteka yavuganye nanjye, yambwiye ngo nukuraje gushyira ahagaragara abantu. N'abatinganye mwe Imana ije kubashyira ahagaragara, n'abapasiteri mwe batinganye Imana ije kubashyira ahagaragara. Nicyo gihe nekitangone monesta, abavuga ubutumwa babatinganye, abahanuzi babatinganye, Imana ije kubashyira ahagaragara. Nukuri kwiyamamagaye. Igihe kirageze, Imana igeze mu nzego zose, igeze muri mwewe mucuruzi ibibuno mwongerera abantu amatayi. Hari amasoko agiye guhomba. Aya masoko mucuruzamo ibi bibuno, mucuruzamo n'ibitsina, agiye guhomba kuko mwasuzuguye Imana mugera ku rwego mushaka kuyivuguruza. Nzababwiza ukuri, nishake nzagira ute, muzankora ibyo mushaka. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ni ukuri, umukiranutsi azahama mu isi. Imana ishimwe cyane. Ariko umunyabyaha mwirirwa mwirata ngo Imana ngo ikunda ngo abanyabyaha ngo ikanga icyaha. Ariko ninde wabashutse? Ninde wabashutse ko Imana ikunda umunyabyaha? Ninde wabashutse ngo abanyabyaha? Ahubwo umujinya w'Uwiteka uje ku munyabyaha udashaka kwihana, ariko imbabazi z'Uwiteka zije ku muntu ufite umutima wo kwihana.
haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe. Twahawe ubutumwa ngo tubuvuge, byo mwihaye ngo n'intungane bwira icumuye karindwi, ariko mwafashwe ryari? Iyo ntungane icumura karindwi n'intungane yakeye, ntabwo ari intungane. Yesu yacumuraga kangahe? Mwagiye mureke gufata ubutumwa bwiza bw'Imana ngo mubuvange na mind zanyu n'ubwonko bwanyu, mwihimbiye ibintu byayo ngo ujye ugasoma gake ngo kuko ngo ujye usoma gake ngo niko bibiri. Ariko ibyo ni ibiki? Mwafashe Bibiliya murayigoreka, mwafashe Bibiliya murayigoreka, musiga amabyi, mufata umwanda musiga Bibiliya. Nicyo gihe ngo Imana izibasiga amabyi. Imana igeze ibwira Habu, iramubwira ngo Habu we, ngo nzaheha umuryango wawe nk'uheha umwanda, nk'uheha amabyi. Reka nyavuge kuri kamera, ndayavuze, urumva? Nzaheha umwanda. Imana n'ukuri yarabikoze. Niyo mpamvu Imana nawe ije kugusiga amabyi. Amabyi wasize ijambo ry'Imana, wamuvuga butumwa ngo Imana igihe kirageze ngo igusiga amabyi. Abaguhaga bagiye kukwima. Ele tangone stakita la bonance. Igihe kirageze ngo Imana igusiga amabyi, kuko nawe wasize ijambo ry'aya mabyi. Akanwa kavugiraga Imana niko kavuga ibishegu, akanwa kavugiraga Imana niko kavuga ibinyoma, akanwa kavugiraga Imana niko kavuga igakora ubutubuzi, akanwa kavugiraga Imana niko kari kugambana. Nekitange nemone stara bonance. Nzababwiza ukuri nimushaka muzanyice. Ntabwo nahamagawe n'abantu, nahamagawe n'Imana. Nimpamvu nta dini nshingiraho. Njyewe pastor uko waba umeze kose, niyo waba umva, njyewe n'umushumba haho nsengera, yakoze ikosa ndamubwira, nkamubwira ngo ukoze amakosa, ntakumubwiza uko ni ukuri ko Imana yamamagaye. Ifuhe riri muri nge, aho dusiganirwa no kujya mu ijuru. Ntabwo turi gusiganirwa kuba muri Kigali, ntabwo turi gusiganirwa kujya i Burayi, ntabwo turi gusiganirwa ngo kujya kuba aba diaspora, turi gusiganirwa kujya mu ijuru. None mwe muri gusiganirwa kubaka amazu y'ibetamenwa. Ayo mazu muri kubaka ntabwo muzayabamo, ahubwo hari abana b'Imana barushye banamba ku murimo w'Imana, abo ngabo nibo bagiye kuyabamo. Kuko mwe urupfu rurabaziye vuba, kuko mwewe mugiye gupfa mwishwe n'inda zanyu, mugiye gupfa mwishwe n'ubusambo bwanyu, mugiye kwicwa n'uburiganya bwanyu. Icyo umwana w'umuntu yiremeye nicyo kigiye kumwica. Ndi kuvuga ibintu bikomeye cyane, ntabwo narimeretse kuri kamera. Icyo umwana w'umuntu yiremeye nicyo kigiye kumurimbura. Netangi nemona kitaste bonance. Ngajya ngo netuzahanura, nzahanura. Uwe nta muntu uzigira muza guhanura, kuko ntabwo nahamagawe n'abantu. Haleluya haleluya. Imana yacu nishimwe. Banyabyaha ni mwihane, muraho mwihane, twongere tugarukira Imana, twongere twubahe Imana, twongere duhimbaza Imana. Haleluya. Muririmbyi bavuze ngo tuzataha we, nk'igihe nikigera we, tuzataha we, tuzataha igihe nikigera we, tuzataha. Imana ishimwe. Yikirageza ngo dutahe. Ese murokoro ujye ukumbura gutaha? Ese muvuga butumwa ujye ukumbura gutaha? Mupasiteri ujye ukumbura gutaha? Letangine mo kitaste kita la bonance. Ujye ukumbura ijuru, mukirisitu ukumbura ijuru. Letangine kitaste bonance. Munyarwanda mukumbura ijuru, mukumbura kujya mu ijuru. Letangine kitaste bonance. Barundi mukumbura ijuru, diaspora mukumbura ijuru. Ele tikitango. Niba udakumbura ijuru, umwana wa Satani. Nekitana. Umwana yatari mu rugo iwabo, akumbura iwabo. Erega twebwe iwacu niko umwanditsi wa Bibiliya yavuze ngo ni mu ijuru niho dutegereza umukiza ko azaza. Nubwo Yesu azaza ngo tuzasa nawe. Netangine. Iyo mvuga ubutumwa bwiza bw'Imana rero numva nuzuye umunezero, kuko ibi turimo ni ibintu Imana yadushizemo, ni ibintu Imana yadushizemo ngo tuvugire Imana. Ngo Yesu niyerekanwa ngo tuzasa nawe, nikine monestarabayans, tuzasa n'Imana. Ntabwo nzongera kwambara uyu mubiri, ntabwo nzongera kusonza, ntabwo nzongera kubabara, ntabwo nzongera kwishimagura narwaye indwara z'uruhu. Hoya 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 hoya, ahubwo tuzataha. Haleluya. Amen. Ubutumwa nzemera mucirwa igikanu,
ubutumwa nzemera mbucirirwa amaboko n'amaguru, kuko ubu butumwa umwami naramumenye, niyo mpamvu kumuvugira nshize amanga. Pawulo Enekitandoresto, Petero arangije amaze kuzura mwuka wera, baravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi. Umva amavuta sha, umva amavuta. Imana ishimwe cyane. Wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi, niwe utumye mvuga ubutumwa sha. Ni njyewe Ferdina, Imana yahamagaye mu gihugu cy'u Rwanda, nkaba ndi umuhanuzi. Ubahe Imana, ndihamirije kuko Imana iba muri njye, umwuka w'Imana ari muri njye. Letangines abonias. Igihe kirageze ngo abanyarwanda babone umuhanuzi w'Imana. Igihe kirageze ngo abanyarwanda babone umuhanuzi w'Imana uhanura nka Elisa. Imana ishimwe cyane. Igihe kirageze ngo abanyarwanda babone umuhanuzi w'Imana uhanura nka Eliya. Imana ishimwe cyane. Ku buryo azajya avuga ngo imvura iragwa, imvura ikagwa. Imana irampamagaye, impagurukije ngo mvugire Imana. Nestakitangone monera, restakita laboniance. Mureke ibyashize, ahubwo mureke twendereye tutoke mbere, twongeze mbere, tujye imbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umukiranutsi azahama mu isi, azanezerwa mu isi, azaririmbira mu isi, azarira mu isi, azambarira mu isi, azanezererwa mu isi, azarongorera mu isi, azayenekire monekitasebo. Imana ishimwe cyane. Umukiranutsi, haleluya, azanezerwa. Ariko umujinya w'Uwiteka, ariko umunyabyaha, umujinya w'Uwiteka uje ku munyabyaha. Umuntu ukora ibyaha nkana, Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba iki yemwe? Hazaba imbwa n'abarozi. Umuntu ukunda kubeshya kandi bakabikora. Twujuje abavugabutumwa bakunda kubeshya kandi bakabikora. Twujuje abakristo bakunda kubeshya bakabikora. Yewe wa muhanuzi we, si iryo juru riri kujyamo n'irya Kamonyi. Yewe wa muvugabutumwa we, ijuru riri kujyamo n'irya Kamonyi. Ese ako gakiza waha uwiri gurata, uvuga ngo urakarambika hasi ngo ukubite umuntu, urakarambika hasi ngo ukubite umugore, urakarambika hasi ngo ukubite ngo usambane ngo nunguzihana. Igihe kirageze ngo Imana igaragaza intama, igaragaze n'ihene. Imana yigeze ibwira Abisirayeli ngo igihe mwazamukiye umusozi ngo kirahagije. Imana ishimwe cyane. Ariko nanjye njya mubwira ngo Imana iri kuvugana nanjye, igihe mwabekeye Imana kirahagije. Yarabihoreye, ariko umujinya w'Uwiteka uje ku Banyarwanda. Umujinya w'Uwiteka uje ku bantu bose bakora ibibi mu Rwanda. Umujinya w'Uwiteka uje kubanga Imana. Muri ibyo yavuze ngo abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibuka. Imana ishimwe. Abanga Imana nibayisenge ngo bazapfa bose be kwibuka. Mwebwe munegirije ibintu by'Imana, Uwiteka namwe arabaziye. Amarari y'ubusambanyi mufite mwabagabo mwe, Imana irabaziye. Marari y'ubusambanyi mufite mwabagore mwe, Imana irabaziye. Mwirirwa muca abagore banyu inyuma, mwirirwa muca abagabo banyu inyuma. Uwiteka aramanutse sha. Ntabwo ndi kubishi ngo umva ngo nzabwishima hejuru ngo icyo mwatinyaga kibagezeho. Ibyo mwatinyaga Abanyarwandakazi kibagezeho n'ukuri. Ibyo mwatinyaga bibagezeho, kuko mwanze gukorera Imana, mwanga kuvugira Imana, mwanga guhamya Imana. Kandi Uwiteka amanukiye gukora ibikomeye mu Rwanda. Aje guhesha icyubahiro umuntu wamuhesheje icyubahiro. Aje Enekitandoresto bonesta. Aje gukomeza umuntu wamukomeyeho. Enekitasebo. Aje kugendana n'umuntu wagendanye nawe. Aje kuvugana n'umuntu wavuganye nayo. Eletandagnesabo. Aje kwambara n'umuntu wakomeje kwambara. Elestebonesi. Imana ije guheka umuntu wakomeje guheka umwana. Eletangnesabo bonesta. Imana ije kurebana n'umuntu wakomeje kuyireba. Enekitasebonesi. Imana ije kuvugana n'umuntu wavuganye n'Imana. Eletangine mokitasebonesi. Ibi bintu mu bwa mbere mbivuze. Uwiteka aramanutse, aje gukora ibikomeye. Katwegere mu ijambo ry'Imana. Ubundi nsoze. Ntabwo ntinda. Ibintu byinshi si byiza. Yobu 42. Haravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe yose. Imana ibahe umugisha. Nzi ko ushobora byose ntakibasha kurogoya imigambi y'Imana. Nta kintu gishobora kurogoya umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu.
nari mvuze ngo Imana izi abanyabyaha, ariko buriya icyaha ntabwo nkibara mu bintu. Niyo mpamvu icyaha nicyo gishobora cyonyine gutuma umuntu apfa akabura ubugingo. Ariko iyo umuntu yubashye Imana, Imana imuha ubugingo. Haleluya. Ngo nzi ko yuko ushobora byose. Yobu yamaze kuva mu bihe bibi cyane, amaze kuzahuka. Abarokore iyo mumaze kuzahuka, mwizanamo ibintu, kanisige uturabero, ubwibone bukakuzamukana. Abarokore iyo mumaze gukira, ngo amakaro yanjye ngo nta mukene wayakandagiramo, ngo intebe zanjye ngo utazisuramo, mwuka byarame. Kera ukicara ku musambi no ku karago, kutavugaga gutyo ngo bere kwicara ku musambi, imbaraga zizarakwisha, amavundo yarakwica, waratambitse ibirenge. Banyarwanda, ubwirasi mu bukura he? Kera utarazamuka mushumba we, ngo ntabwo nzajya nitaba umuntu, ngo nta muntu nzongera kwitaba, ngo igihe tugezemo si cyo kwitaba, igihe tumugezemo si cyo kwitaba. Kera ko wahamagaraga abantu ukababeshya ngo wagwaje umwana kugira baguhe 1,000. None ugeze mu cyiciro Imana iguhaye imodoka n'inzu, ngaha umuntu araguhamagara ngo ahanga kanga naga Kristo. Yesu yataye intama 99 ajya kureba imwe. Ubwo bwirasi, igihe cy'imyirato kirarangiye, igihe cyo kwijogonyura kirarangiye, iyo myijogotoro yanyu Uwiteka arayirangije. Kuko mwasuzuguye Imana mumenyera Imana. Ubundi hari bitamenyerwa. Mwabahanuzi mwumva ubutumwa Imana impaye. Uhanura mu by'ukuri akomeza hanure, ubeshya nawe akomeza abeshya kuko igihe cye kirarangiye. Hano kuri YouTube reka mbihanure, kandi hari ibintu byinshi nagiye mpanura. Ndeka mbabwire, igihe cyo kubeshya hano kuri YouTube kirarangiye, igihe cyo gukina prank kirarangiye. Uzajya ukina indwara ikomeye uhita upfa. Imana yabihanganiye kenshi cyane, irabihanganira, ariko Uwiteka araje. Igihe kirageze ngo mwihane, muce bugufi imbere y'Imana. Igihe kirageze ngo muce bugufi, kuko Uwiteka arashaka ko abantu bose bababera mwakira ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Imana igumugisha Evangeliste Ferdinand, kandi Imana igukomeze ibihe byose. Reka n'ubundi ukomeze udusengera Imana, nurangiza utange nimero zawe kuko hari benshi cyane baba bakeneye kugira ngo ubasengere, n'ubundi turangize gahunda. Nimero zanjye ni 0788 970831, 0788 970831. Ukamamagara tugasengana Imana, cyangwa ukabana nanjye mu buryo bwo gusenga, cyangwa ukajya kuri Zaburi yacu ukareba ibyigishwa dutambutsaho, ubundi ugakanda subscribe, ukajya dukurikira ku munwa na nijoro, ukabona impumure, ukakiriya imbaraga z'Imana, ukabona n'ubutabazi. Uwiteka abagirire neza. Mana Data twese uri mu ijuru, uri Imana ishoboye byose kandi uri rubasha, ntawera nkawe uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Ni wewe wenyine uvuga bikaba. Ndasenze ngo abantu bagirire neza, uwera nukuri ufite ibyaha umweze, uwera umukomereze mu mbaraga zawe. Urakoze gitari mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.